turabasuhuje nanone muri aka kanya aho tugiye gufatadiriza hamwe nanone mu biganiro mukunze gukurikirana by'abagorozi bakora umurimo w'ivugurura n'ubugorozi. Turi kumwe nanone na Muzehe Nzungu Gad, araza no kubibwira nubwo izina narivuze. Njye amazina yanjye nkuko musanzwe muyamenyereye ni Karahamuheto Jean Pierre. Tugiye rero gufatanya namwe, ariko tunamuha ikaze nubwo navuze izina twibwire ndetse n'insanganyamatsiko. Nitwa Nzungu Gad. Dufite ikiganiro rusange tugiye kuganira icyo insanganyamatsiko yacyo ni umuryango mwiza. Umuryango mwiza. Murakoze cyane. Reka rero mbere yuko dutangira kuri uyu muryango mwiza, ibyiza byose bituruka ku Mana. Reka tubanze tuyiragize. Data mwiza, turagushima, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Amen. Wemeye ko habaho umuryango, wemeye ko tubaho muri iyi si tukororoka, imiryango ikabyara indi. Niyo mpamvu turi kuri iyi si, haba ku migabane itandukanye, ariko buri wese agira ahataha akitwa umuryango. Nubwo hari imfubyi, nubwo hari abapfakazi, ariko aho umuntu agira uwe n'umwegereye, nubwo baba ari abakure, ibyo byose byitwa umuryango. Uduhe kugira ngo dusobanukirwe n'icyo tumarira, kuko watugize n'umuryango umwe binyuriye mu kwizera. Tubishimira izina ryawe. Dufashe muri iki kiganiro kandi buri wese umuhe kumva no kukumvira ibyiza byatuma abawe bazabona ubugingo buhoraho kandi bakagira imiryango myiza, bakaho muri isi banezerewe, bakazitegura no kuba mu bugingo buhoraho. Ubiduhere ubuntu mu izina rya Yesu. Amen. Nkuko twatumaze kubivuga rero, tugiye gufataniriza hamwe kuganira kuri iyi nsanganyamatsiko cyangwa se kuri iyi ngingo ivuga ngo umuryango mwiza. Muri rusange reka tubaha umwanya, ariko tunavuga yenda muri bimwe, umuryango mwiza ugizwe nande cyangwa se umuryango mwiza ni iki? Turabanza turebe umuryango mwiza ni iki. Muri gahunda ku isi Imana yateganije ko haba umuryango. Umuryango wahereye ku mugabo n'umugore, yarangiza irema Adamu na Eva. Ubwo intango y'umuryango ishingiye ku mugabo n'umugore. Nyuma irabateka ngo bagwire. Hari ukororoka, yarangiza bo ubwabo bafatanyije. Hirya yaho n'abantu bagisangiye amahirwe n'umugisha, bagasangira ibihombo n'ingorane babibiri. Yarangiza aho ibitabo bikubwira ko igihe Imana yabwiraga umuntu ngo si byiza kwaba wenyine, ikamuremera umufasha umukwiriye. Umugabo yabwiwe yuko uwo nguwo niwe wivugiye. Adamu yaravuga ati uyu nakara ko mu mara yanjye, nakagwana kagufa ko mu magufa yanjye. Yiswe umugore kuko akuwe mu mugabo gusa, ntabwo ari gusuzugurika. Ahubwo nuko atari kuva mu mugabo ngo nawe yitwa umugabo. Ahubwo yiswe umugore kuko avuye mu mugabo. Ariko umugabo nawe ntacyo yari kuba cyo, yari guhora mu byo bita solitude, yari kugira irungu. Ntabwo Imana ibona ko ari buzagira irungu, ngo si byiza kwaba wenyine. Ariko akora azasiga se na nyina. Rijambo gusiga se na nyina ntabwo ariko no abantu basigaye bashyingirwa ngo bahere ko biruka batababyeyi, si ukutabakunda, ahubwo no kubasiga mu mayidi. Yaragiye kuba yagomba kuba mu bitekerezo, akamenya neza kuba kuze kuko se na nyina barwubatse batamubajije ko nabagiye kubakurwe apanze. Mbese kujya kwemera gushyingirwa ugomba kumenya ko ufite ibintu bitatu. Ari byo bituma nyine uba responsable. Yarangiza ukamenya kubaha Imana, ukagira ubwenge kandi ukamenya inshingano zikureba. Uwo muntu yaba ari umugabo akabaza inshingano ze. Ubwo nicyo bita umuryango ugizwe n'umugabo n'umugore ariko bubaha Imana, bafite ubwenge kandi bazi inshingano. Abana bazamo bate? Abana rero nibaza kuri rya teko ryitwa kororoka ngo bakagwira. Iyo bamaze kwera kukororoka, ubwo icyo gihe umubyeyi abahawe inshingano ya gatatu yitwa kurera no kubeshaho. Ibyo ni Yesaya igice cya mbere haranditse ngo nonkeje abana kandi ndabarera. Imana y'ubwayo gusa kuri twe ni umubyeyi, irarira kandi ikonsa. Ubwo ni ukuguha icyerekezo cy'ubuzima ngo impagare kirye kandi yambare, ariko akongera akaguha n'icyerekezo w'ubwenge ngo nawe uzibesheho igihe azaba adahari. Ibyo nibyo bita kurera. Umwana akaza atyo. Mu migani 6 bakavuga ko umugabo mu 20 umugabo ni umutegetsi, umugore akaba mwarimu. Umugabo ni umutegetsi nkuko no mutangiro urimo ngo azagutwara, umutware. Ni umutegetsi.
kuko muri migani umutware n'umutegetsi biratandukanye. ni ukuvuga ngo umutware navuga ngo mu ruhande muri yaba ari dominateur yaba ari mu gitugu, ariko umutegetsi we niwe ushyiraho planification. Iyo bivuzwe neza bikumvikana neza, atari muri kino gihe cyitwa anarchie. Umuntu aba ari umuntu ugiye kuguha icyerekezo cy'icyo muzageraho, wakagushyirira imbere ibyiza abona byiza wenda yatekereje cyangwa yabonye ku bandi cyangwa yakoreye urugendo shuri, yarangiza yabigushyira imbere akaguha n'inzira ngari yo kubikora. Noneho ukaba executive wari planificateur, ugashyira mu bikorwa wagena imigambi, ariko we yagennye imigambi. ubwo ugena imigambi akaba umugabo, umugabo ugena imigambi. Umugore akakora icyo bita execution, akaba executive no gutuma bya bintu umugabo yapanze bishyirwaho. Icyo sinshatse kuvuga ko hatari abagore bapanga, kuko hari abagabo nabo bashobora kuba bakomoka mu maraso atuzuye, biba ngombwa ko umugore nawe akora n'iy'abagabo, ariko si byiza. Si byiza. ubwo icyo ni igihe cyo umugore ari upanga, ubwo icyo gihe mbese uwo mugore abarushye. Yego. Ariko mu migani igice cya 6, ariko bibaye byiza se bose bakaba bafite izo mpano. Bafite izo mpano rero hari icyo byatwara umuryango. Ntacyo byatwara umuryango, kuko umwe yaplanifiye ibiryo, undi agaplanifiye inzu, undi yaplanifiye abavandimwe, undi agaplanifiye uko bazagera ku butaka. Yego. Mbese muri magufi mu migani 3 ho kwanza hanerekana neza ko umugore nawe w'intwari aplanifia areba umurima akawugura, akagura imirima, akaboha iragakakira abashyitsi, agakenyeza abagenzi, bityo nawe naho ngaho. Cyo nashatse kuvuga hariya gusa cyo ngirwa gusa nuko iyo bigeze igihe cy'abana n'ubundi niwe mwarimu mwiza. Murakoze. Twari turi kuri ingingo umuryango ni iki, ubwo twabyumvishijwe ugizwe nande, naho twumvisha ko ari 3, ni umugore n'umugabo n'abana babonetseho kubwo kororoka. Yego. None hari ikindi dushobora kwibaza, inshingano mu muryango nizihe nshingano mu muryango nizihe? Hari umugabo, hari umugore, hari n'aba bana twabonye. Barangana mu nshingano zikanyuranya gusa. Yego. Mu gitabo umugabo afite enye, umugore akagira enye. Abana rero basabwa kumvira no gufata icyerekezo. Kumvira bituma bafasha ababyeyi kwiga, bikabashoboza gutegura hazaza habo. Icyo nicyo mu migani 23 bavuga ngo ubyara umwana ukiranuka arahirwa. Yarangiza avuga ngo utere nyoko wakubyaye kuvuza impundu, yarangiza mbese utera ababyeyi kwishima. Reka ndisome kugira ngo ne rivuga ndihinnye, ahubwo mu migani 23 hatubwiramwo aya magambo agira ati, umbira so wakubyaye n'umuntu 22, kandi tugahinyura nyoko ageze mu zabukuru. Ibyo ni ikosa ku bana, ko ari gihe yamaze kubona nyina ashaje, wakabona byibushye ntamenya ko hahandi hahombanye hanyina ariho we yavanye kubyibuha. Noneho kubw'ibyo bigatuma bata ariko mama ngiye basigaye nteye isoni. Uwo yayigutera isoni kuko ubyibushye kuko yabayeho, ariko we ntabwo abyibushye kuko wabayeho. Sinyewe ko hari gihe byamugwa neza. Abyibushye, umwana abyibushye kuko nyina yabayeho. Ko nyina yabayeho. Yego. Igishoro kinini cyane gifite muri nyina. Yamuhetse mu nda, aramwonka birahagije, aramuheka, aramuryamisha, aramuvuza, aramusekesha, amwigisha kuvuga, amwigisha kurya. Ibyo byose iby'umwana afite byose igishoro kinini nyina. Cyakora abana nyine bita ngo nababuno, bo baba bashaka utwaramutse. Iyo basanze ubuzima bw'abana barakenesheje ababyeyi, babaga yuko badakize nk'abarunaka. Kandi aho uwababwira ngo bagarure ibyo batanzweho ubwabo, ababyeyi baba bakiri. Rero ku murongo 24 se umukiranutsi azishima cyane, kandi ubyara umwana ufite ubwenge azamwishimira. So na nyoko bishime, kandi uterenge ko wakubyaye kuvuza impundu. Nta mwana wemererwa kunezeza umubyeyi umwe. So na nyoko bishime, nta mwana wemerewe kunezeza umubyeyi umwe. Niba ari nako so yakongore ngo wange nyoko, niba ariko nyoko yakongore ngo wange so, oya Bibiliya iravuze ngo so na nyoko bishime. Noneho kuri izo inshingano ya mbere y'umugabo nicyo bita soutien de foyer. We niwe nkingi y'urugo. Agomba kumenya neza ko urugo rugomba kubaho, ariko ari we nkingi yarwo. Cya kabiri, legislateur et prêtre, ni umutegetsi akaba n'umutambyi warwo. Gatatu, subvenir aux besoins de la famille, agomba gushakwamo ibibeshaho umuryango. Ni igisubizo cy'ibibeshaho umuryango. Niwe kigega bavomamo kurya, kunywa, kwiga, kwambara. Agomba kubyiyumvamo ubwe wenyine, akumva atari n'umuruho we, ahubwo akumva ari inshingano ye. Kane, noble leader
n'umuse n'umurwanashyaka mbese n'umuntu wumva ko byanze bikunze akavuga ati abana banjye baziga mu nzu yanjye nanjye nzayizamura nzagira ubukonde burenze bumwe yarangiza iwanjye hazaba heza yarangiza nzagiraho nicara heza mbese leader de foyer ntabwo abatunganya abana ngo kubera iki ngo kwanza nduhangiye nyine ntabwo bamubwiye ngo babyare ahubwo bagomba kubashakira ibyiza kuko yababyaye ariko abana ntibumve batyo kuko nabo bazasabwa umusaruro wo kunezeza abababyaye yego umugore nawe akagira inshingano enye ine kompanye y'inede ni mugenzi kaba n'umufasha wa mugenzi w'umugabo we ni mugenzi akaba n'umufasha ni mugenzi ni mugenzi w'umugabo we kandi akaba n'umufasha we iyo ni ingingo ya mbere ine femme au foyer d'exception umugore ni utuma urugo ruduta izindi we wenyine umugore niwe mukozi utumiwe hatandukana n'ahandi bihuriye he n'iri jambo rivuga ngo ukurusha umugore mwiza kurusha urugo rwiza ngo bakurusha nibyo ahubwo nicyo bari bashatse kuvuga ni ukuvuga ngo wazanye umuceri mwawirirwana ubusa atabaye utandukanye n'abandi wubatse inzu nziza ntakorope byazamba wubatse icyumba cyiza ntasase neza byazamba inshuti zirebye nabi zagira inshuti yazirukana yakwima abaturanyi mwenyine yarangiza yakwanga ko abana bakinira ku mbuga ye yarahagije kubyongerwa byo kutakumesera ukagenda ukunuka imyotsi bityo rero ni umukozi ariko utumiwe haba heza kuruta ahandi ni igikoresho cyiza kiruta ibindi noneho etre soigné inshingano ya kabiri ya gatatu ni ukubifata neza k'umugore kwiriye gusokoza kwiriye kwambara neza kwiriye kwiyuhagira nawe kaborosa mu menyo yarangiza akakura mu rugo mbese ubundi kubanyumva neza b'abadamu n'abakobwa mu nyumve neza mu rugo ntabwo babagara ahubwo barakubura ubwo bivuze iki bivuze ngo nta muntu w'umunyesuku utegereza ko bibanza kumera ngo harare harara mu myaka gusa ukajya kubagara ariko no himuhira bakubura buri munsi ngo hahora ari heza ntihazigere haboneka ibyatsi byameze byo kurandura ntabyo kurandura nuko noneho igiheruka yavuga ngo la reine de la maison est l'éducatrice des enfants l'éducatrice des enfants la reine de la maison est l'éducatrice des enfants ni umwamikazi mu rugo akaba n'umurezi mwiza w'abana ni inshingano enye niyo mpamvu iyo azujuje rero ubwo abagiye kuba uwashatse bita épouse akaba mere akaba ari gutunganya imuhira gutunganya abana akaba na femme bivuze gutunganya imuhira amagambo yumvikanye ni ukuvuga ngo ni épouse kuko yarashatse afite inshingano kuko yashatse yego mère ni mere kuko afite inshingano kuba yabyaye yego femme kuko ari azi ibyo bita œuvre domestique imirimo yo mu rugo uko amasahani abikwa uko yoga uko ahanagurwa uko basasa nubwo yaba afite abakozi abo wanyuma wo kureba Rwanda twabyita uwashyingiwe umubyeyi n'umugore nyina umubyeyi niwe nyina w'abana ubwo ni uwashyingiwe akaba nyina w'abana akaba n'umugore izo ni inshingano ze yego ku buryo mu gitabo kimwe dufite cyitwa twebwe n'abana bacu haba uko benshi iyo babyaye vuba batari bigana n'abagabo babo cyane ngo bituma umugabo avumba umwana ngo aho kugira ngo umugabo ahabwe uburenganzira bwe umugabo avumba umwana biba umwana iyo yavutse hari igihe haza ikosa ryo kubona umugore cyangwa akamukinisha akamushyeshyenga akamuheka akamuhanagura akagira ate akamukinisha akamushashariza twose umugabo yaza ati ko mutatetse se ati bebe ati yarize bebe yarize bebe yarize ubwo niho bikazatuma uwamaze kubyara w'umugabo uburenganzira bwe bw'akigabo bushira bitewe n'uko umwana yaje akabufata bwose ni ibihe bintu bitera umuryango kuba mubi umuryango uba mubi ku mpamvu zigera mu 10 mu gitabo cyitwa Vive Communiquer ndavuga mu nkeya bwa mbere ni ikiganiro kidashyitse ni igihe umugabo n'umugore bicara gusa bagiye kurya abandi bakareba mu telefone gusa abandi bakajya gusenga gusa abandi bagasoma gusa abandi bakajya mu cyumba n'akajya mu cyumba arangiza bakagura ibyo bita manque de communication ngo kutaganira ngo bahana udukuru baririmbe hamwe baseke babwira n'ibyo babonye ari abana icyo nacyo iyo manque de communication ijya yica ibyo bita relation imibanire y'umugabo n'umugore irapfuba amafaranga ibyo bita kibise ngo ni ikiza ikibi gikenewe amafaranga ngo ni ikibi ariko gikenewe hari igihe abantu bananirwa kwingirengerana ku mafaranga umwe agashaka kugira utwe n'undi agashaka kugira utwe bigapfa noneho ni inshuti mbi ni igihe cyose byongera ubwabyo gusa umwe afite uko asohora imiterere y'undi hanze akamunegurira abandi icyo gihe ruba rwabaye rubi yarangiza
gucurana. Mhm. Umwe akarya utwe n'undi akarya utwe cyangwa se bagahishanya cyangwa umugabo akaturira iyo. cyangwa akaturira iyo. Mm. Abana nabo hari igihe bavuga ati umwana mwiza ni uw'umugabo ariko umugore umwana w'umubi ni uwa nyina. Yarangiza iyo ubanze ko musangira ishema n'igihombo gikomoka uwo mwabyaye nabyo bishobora kubateranya. Hari icyo bise ngo ni umwiryane ukomotse iyo mwashatse cyangwa mwashakiye. Iyo ukomoka iyo si ku mugabo si ku mugore ahubwo ni se na nyina w'umuhungu bashaka kuyobora umukazana, ni se na nyina w'umukobwa bashaka kuyobora umukwe. Noneho ya miryango ibiri ntize kuba imiganda yo gufatira abana babo kubaka ahubwo ikaza kubaka nayo, yarangiza rukananirana rugasenyuka. Ibyo rero ni mu bintu 10 ariko icyo natwe kuvuga ibyo biba bituma umuryango uba mubi. Baciye mu ijambo ho gatoya reka yenda tugere kuri iki ngiki kugira ngo bakurikirane ikiganiro bacyumve. Wagera ku muryango mwiza ukoze iki? Urakoze cyane. Umuryango mwiza uhaba iyo buri wese yamaze kwemera kubaha Imana, bitewe nuko kubaha Uwiteka nibwo bwenge. Yego. Ni Zaburi 11:10. Kuva mu byaha niko kujijuka. Ni Zaburi n'ubundi iyo muri aho ngaho mvuze ni muri Zaburi 11:10. Ariko ubwenge nibwo bwubaka urugo. Rero amakenga iyo ubwenge bwinjiye mu muntu agira kumenya, arajijuka, akagira amakenga, akikura mu no mu bantu bavuga iby'ubugoryi. Kugira ngo urugo rube rwiza birakwiriye ko umugabo amenya ko iyo nshingano ni Zaburi 128, akamenya neza ko yubaha Uwiteka, agatungwa n'imirimo y'amaboko ye, akayishima mu rugo. Umugore we akamubera nk'umuzabibu uri mu kirambi cy'inzu ye, kandi n'abana nabo bagahinduka ibyo nk'uduti twerayo. Noneho mu migani 31 hakerekana aho ni Zaburi 128 hari havuze umugabo mwiza. Agomba kumenya neza ko ari we ugomba gushakwaho intungamubiri z'umuryango. Mbese intungamuryango zose ziri mu mugabo. Umugore nawe ni executive, agomba kumenya neza ko nawe nta bute, nta burangare, nta mutima mubi, nta gusodoka, nta gukururuka. Abo mu muryango bose abinjiye n'abatuye bose bagomba kubona ibyiza by'umuryango. Baranywa barye baryame, uko niko umuryango wa mwiza. Bose babikesha kubaha Imana. Noneho akaba afite n'ubwenge, ariko buri wese agasoza inshingano simureba. Ibyo nizo za nshingano twamaze kuvuga hepfo zituma umuryango uba mwiza. Reka tubashimire muri aka kanya kandi mugize neza. Hari icyo mwabwira imiryango muri aka kanya? Hari gusenyuka, hari nanone imiryango nayo ihora mu makimbirane n'amahane. Ngira ngo wenda nko mu Rwanda hari ahantu mu mudugudu bajya bandika ngo imiryango igize ngo y'amakimbirane cyangwa ihorana induru, sinzi ko iryo jambo rikoreshwa. Iyo miryango yagirwa ihe nama myiza yishimye. Nabwira yaba uwutwumva arwubatse, uwutwumva atararwubaka, uwutwumva ari umutegetsi, uwutwumva afite imyemerere. Umuryango mwiza niyo rufatiro rw'itorero ryiza. Yego. Umuryango mwiza niwo rufatiro rw'ubutegetsi bwiza n'igihugu cyiza. Kuko iyo umuryango ari mwiza bakira ibintu 4 mu gitabo cyitwa Twebwe n'Abana Bacu. Umuntu wavutse heza ntabeshya, uwavutse heza ntiyiba, uwavutse heza ntawe umunebwe, kandi uwavutse heza ntiyisuzugura. Mwabisubiramo? Umuntu wavutse heza umuryango mwiza umuryango mwiza ntabeshya, kuko nta gitutu kiba cyaramuteye guhubuka ngo agire ubwoba bwo avuga ibitari byo. Akura afite umudendezo wihariye, bigatuma atihutira kubeshya. Noneho ntaba umunebwe. Umuryango mwiza ko bitewe no kwimenyereza kwishakira igisubizo bituma n'abahakuriye bose bibiga gukora. Noneho 3, umuryango mwiza ntibiba, bitewe no kurya ku gihe kandi ukunzwe bituma udakenera utw'abandi, ko twanywe duke tukakunyura. Yarangiza umuryango mwiza umuntu wawukuriyemo ntiyitinya. Noneho ibyo bita talent, faculté na don, ubushobozi, impano n'itaranto zose zikora neza, bigatuma umuntu nk'uwo uwo muryango mwiza n'ishema ry'itorero, n'ishema ryawo ubwawo, rikaba ishema ry'itorero arimo, rikaba n'ishema ry'igihugu aturiye. Kuko none kuri imiryango isenyuka, imiryango isenyuka, reka mbabwire ko nta shema mu kuryana.
kw'abagize umuryango kandi ni incyuro mbi ni rwarasenyutse ishema ryiza ni rwarakomeye noneho kubw'ibyo umuntu wese agomba kwirinda rwa ruvuze ngo umukobwa ahagurukira nyina umuhungu ahagurukira se umukazana ahagurukira nyirabukwe aba bantu n'abantu nishyira hamwe ryiza kurebana gusabana imbabazi bakarebana amakosa yabo bakayihana cyose wacumuye umuntu aracumura usaba imbabazi yego igihe cyose wabonye yutanga uhabawe aribo baherwa ari bashira ipfu igihe cyose ufite icyubahiro ujye reka gisangire n'abo musangiye mu muryango iryo shema ryawe rero Imana ibidushoboze mu izina rya Yesu. Murakoze cyane, reka tugane ku musozo twongera kubabwira ngo aba ni abagorozi bakora umurimo w'ivugurura n'ubugorozi. Hari na nimero iri hasi mushobora kutwandikiraho muzajya muyibona. Ikindi nuko iyi channel ya YouTube tubararikira izayicishwaho ibiganiro byinshi musanzwe mubibona, byaba ari by'amateraniro, iby'ubuzima. Rero tugana ku musozo turagira ngo tubabwire ngo naho utaha kandi Imana ibarinde ku zindi ngingo nazo zitwubakira zituvura. Reka dusenge ubundi dusoze. Data ushimirwe kuko ugira neza, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Amen. Tugusabye imiryango myiza muri iki gihe aho Satani yahereye mu miryango, uhamutsindire kugira ngo tugire imiryango myiza, tugire imiyobokamana rizima, tugire ibitunezeza muri iyi si ndetse tuzabone n'ubugingo buhoraho. Ni wowe ushobora byose, uhire buri mwe wese wumvishe iki kiganiro, muhe ingamba nshya kandi abantu bafata inshingano zabo kugira ngo umuryango urusheho kuba mwiza. Tubisabye mu izina rya Yesu. Amen.